ubwoko bw'Imana, abakunda Imana, tumaranye umwanya mu materaniro, tubifurije Noheli nziza, tubifurije kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kwiza mu buzima bwanyu, mu miryango yanyu, mu mafamiye, mu nshuti, mu bavandimwe. Iyi Noheli babere nziza kandi imigisha y'Imana ize mu buzima bwanyu. Mugubwe neza, mubone ibyo kurya, mubone ibyo kunywa, mugire umunezero, mugire ibyishimo, Imana yuzuza amahoro mu buzima bwanyu. Noheli ni umunezero w'abari mu isi. Abamarayika babwiye abashumba ngo nibavuze impundu bishime, baririmbe, banezerwe. So rero kuri Noheli ni byiza yuko twishima, tukanezerwa, tukaririmba, tugashimira Imana yuko yaduhaye impano ikomeye cyane mu buzima bwacu n'imibereho yacu. Rero aho uri hose, umugabane wose uriho, igihugu cyose uriho, reka nkubwire ngo ugire Noheli nziza, ugire ibyishimo, ugire umunezero mu buzima bwawe. Iyi si tubayemo itwambura umunezero, itwambura ibyishimo, duhura na byinshi bitwambura umunezero. Birashoboka yuko kuri iyi Noheli utashoboye kubona akambaro ko kwambara, byashoboka yuko utabonye ibyo kurya, byashoboka yuko ibaye utarishyura ideni ry'inzu, byashoboka ko ibaye utarishyura abana minerivare, cyangwa se baje mu biruhuko ntufite ibyo bagaburira, cyangwa se wikopeshe n'amatike bavana ku ishuri. Byashoboka ko hari ibintu byinshi cyane bishobora kuba byarabayeho. Byashoboka ko iyi Noheli ibaye uri mu gihugu cy'amahanga, uri wenyine, utari hafi n'umuryango wawe, utari hafi n'inshuti zawe. Byashoboka ko iyi Noheli wigunze, unaniwe, urwaye se. Byashoboka ko uri kwa muganga, wajyanye abana bawe cyangwa se umugabo we cyangwa umugore wawe cyangwa abavandimwe cyangwa ababyeyi bawe, kuko ubuzima bugizwe n'uruhurirane rw'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Rero hari igihe bamwe barimo banezerwa, babyina, baririmba, bishima, ariko ugasanga abandi ibaye bari mu bihe bigoye, bari mu bihe biruhije, babuze, bababaye, batishimye. Ariko nagira nkubwire ngo hejuru ya buri kimwe cyose, hejuru umwanya wose waba urimo, reka nkubwire ngo Noheli ikubere nziza. Nubwo waba udafite ibigushimisha hafi yawe, ariko ushimishwe nuko Yesu Kristo yaje mu isi akavuka ku bwawe, ushimishwe nuko Imana yaguhaye impano ikomeye ariyo Yesu Kristo. Umunezero w'Imana uze mu buzima bwawe, kuko nagira ngo nkubwire ngo Noheli ni ikimenyetso cy'uko Yesu Kristo yaje mu isi. Kandi Yesu aje mu isi yazanye byose, yazanye ubuzima bushya, yazanye itangiriro rishya, yazanye imibereho mishya. Rero nubwo ubona urimo guca mu bintu byinshi cyane bikomeye, ariko wishime, kuko uwo kubigukiza yaje mu isi, uwo kugucungura yaje mu isi, uwo kukubohora yaje mu isi. Umubabaro ntuguherane, agahinda ntikaguherane, ubupfubyi ntibuguherane, ubupfakazi ntibuguherane, amadeni ntaguherane, ibibazo urimo gucamo bitandukanye, kuko buno buzima turimo burimo ibibazo byinshi bitandukanye. Ntihagire na kimwe gihana n'ubuzima bwawe, ahubwo unezerwe, kuko umucunguzi wawe, umwami wawe, umukiza wawe yaje mu isi, yavukiye mu isi. Haleluya. Reka rero dutangire dusenga Imana, dusengera iri jambo tugiye kuganira. N'ubundi ntago turi bujye kure yo kuvuga ku rukundo rw'Imana no kuvuka kwa Yesu, kuko niyo minsi turimo. Rero reka tubanze dusenga, nyuma twinjiye mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Turagushimira ko watanze umwana wawe w'ikinege kaza mu isi kugira ngo aducungure ndetse atubohore ingoyi z'ibyaha. Turagushimira Yesu Kristo kwemeye kwitanga, kwemera kuza ngo dukize. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba turi imbere yawe, turaganira n'abakunda Imana, turaganira n'isi yose ijambo ryawe, turabwira abatuye ku migabane yose y'isi. Data, turohereza ubutumwa waduhaye ku mpera z'isi. Turakwinginze ngo ubutumwa ubuherekeje bugire umumaro. Data, kuri twebwe tubuvuga,
kuba bwumva uyu munsi, kuba zabwumva n'ibindi bihe bitandukanye. Reka mwami ikiganza cyawe n'imbaraga zawe bikore kuri buri wese. Uyu mwanya tugiye kumara tuganira ijambo ryawe, uduha umwuka wawe, duha imbaraga zawe, duha amavuta yawe, utugirire neza mwami, kubw'urukundo rwawe no kubwo kugira neza kwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma ijambo riri mu gitabo cya Yohana, ni ibice 3 umurongo wa 16, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimburwa, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo Yesu Kristo impano Imana yatanze mu isi. Yesu Kristo ni impano, ni gift Imana yatanze mu isi, Imana yahaye abari mu isi. Ariko ni impano yuzuyemo urukundo rw'Imana. Haleluya. Buriya impano ziratandukanye. Hari impano umuntu aguha ariko iri poison, ari impano y'uburozi, akayiguha afite ibindi agambiriye ku buzima bwawe. Hari impano umuntu aguha akwitura ibyiza wamukoreye. Hari impano umuntu aguha kubera ko hari ikintu cyiza wagize mu buzima bwiwe, akumva ko afite umwenda mu buzima bwawe yuko nawe azagira ikintu aguha. Hari impano umuntu aguha kuko yabitegetswe. Hari impano umuntu aguha arimo kugusaba imbabazi kuko hari ikosa yakoze mu buzima bwawe, akavuga reka nguhe impano hanyuma umbabarire. Hari impano umuntu aguha kubera ubushuti mufitanye, kubera imibanire myiza, kubera uburyo kimubanye neza, akavuga ngo reka ndinde urukundo ruri hagati yanjye n'uyu muntu, muhe gift. Hari impano umuntu aguha kuko ari icyo agushaka. N'umugabo cyangwa se n'umukobwa yaragukunze, arashaka kwemeza umutima wawe, arashaka gutwara amarangamutima no kugukontorora, akaguha impano. Ariko ikigamijwe kuri iyo mpano ni ukugira ngo akontorore amarangamutima yawe, ni ukugira ngo akwigarurire, ni ukugira ngo akugereho kuko aragukeneye. Impano zitangwa muri buno buzima zitangwa kubw'impamvu nyinshi zitandukanye. Ariko noneho biravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Impano Imana yatanze mu isi ubwo yatangaga Yesu Kristo ni impano y'urukundo. Ni impano Imana yatanze kubw'urukundo rudasanzwe, kubw'urukundo rukomeye yari ifitiye ikiremwa muntu. Yesu Kristo yaje mu isi ari impano Imana ihaye abari mu isi kubw'urukundo ibakunda. Imana ifite impamvu zikomeye zo kudukunda kuko twaremwe mu ishusho yayo, turi mu mwuka w'Imana. Umuntu yaremwe mu buryo butatu. Yaremwe mu gitaka kivuye muri iyi si. Imana yafashe ubutaka ivanye muri iyi si. Ibyo kwari ukugira ngo umuntu ashobore kuba connected n'isi, kuko isi Imana yaremeye umuntu kugira ngo ayibemo, ayituremo, ayihinge, ayiyobore, ayitegeke.
Imana ifata igitaka irakibumbabumba igikuramo umuntu, ariko irangije imurema mu bundi buryo bwa kabiri. Ifata ishusho yayo, imiterere yayo. Yo Bibiliya ivuze ngo ishusho y'Imana cyangwa se image y'Imana, ugusa n'Imana, ngo Imana iri mu muntu mu ishusho yayo. Ntabwo iba irimo kuvuga yuko Imana iteye nk'uko wowe uteye, ufite amaguru abiri, amaboko abiri, umutwe, intoki 10, amano 10, ngo niko Imana imeze. Oya, ngo niyo shusho Imana yafashe yayo irayiguha. Oya, ahubwo ishusho y'Imana yahaye umuntu ni kamere y'Imana, ni nature, ni ukubaho kw'Imana. Hanyuma kugira ngo ibyo bishoboke, ishyiraho ikindi cya gatatu, ariyo mwuka wayo. Imana irema umuntu mu gitaka, mu mukungugu, imurema mu ishusho yayo, hanyuma imuhumekeramo umwuka. Rero kuko umuntu ari ishusho y'Imana kandi akaba afite umwuka w'Imana, nuvuga ngo ibyo ngibyo bihita bishyira isano rikomeye hagati y'umuntu n'Imana, ku buryo urukundo Imana ikunda umuntu rurahebuje cyane. Ni nk'urw'umubyeyi akunda umwana we kuko ari amaraso ye, ari ubuzima bwe, ari ubugingo bwiwe. Buri mubyeyi wese, Bibiliya iravuga ngo mbese umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa? Biravuga ngo ahari ibyo birashoboka, ngo ariko Imana yoyo ntabwo ishobora kwibagirwa. Kubera iki? Kuko Imana yigeranya nk'umubyeyi. Urukundo umubyeyi akunda umwana yonsa, kuko iyo abana bamaze gukura, Bibiliya yarabisobanuye neza, yanga kuvuga abana muri genero, kuko hari igihe abana bakura hanyuma bakananirwa kumvikana na base na ba nyina, bityo urukundo rugatangira kugabanuka kubera ko hari ibyo ababyeyi batahaye umwana, hari ibyo umwana atakoreye ababyeyi, hari uko batumvikanye, hari uko byagenje gute, ugasanga sometime mu rukundo nyine relationship irahari, ariko urukundo rubarirwa ku ntoki. Ariko agahinja kacyonka, niyo mpamvu Bibiliya yabifashe neza, iravuga ngo uruhinja, umwana wo kwibere. Nuvuga ngo umwana wo kwibere, umwana w'uruhinja afite igikundiro Imana imuremana, avukana ku rwego rukomeye cyane. Ahubwo uko umuntu akura agenda atakaza cya gikundiro, agenda atakaza bwa bwiza, agenda atakaza kwa kwishimirwa. Kubera iki? Kuko turakura tugatangira kwivuguta mu byaha, akana kagatangira kwibisukari, kagatangira kubeshya, kagatangira guhisha ibintu, kagatangira kugira ubunyanga, kagatangira nuvuga ngo uko umuntu akura ajya mu byaha, niko igikundiro, ubundi kiriya gikundiro umwana avukana kiba kiri hejuru y'ubuzima bwiwe. Hamwe umwana aba ari adorable, umuntu wese yumva akishimiye, yumva agafitiye impuhwe, yumva agafitiye urukundo rwinshi, wumva wagaha buri kimwe, ntawe ukanena, nubwo kagira pipi, nubwo kagira kaka, ntawe ukanena. Buri umwe wese yumva yagafata akagahindura, akakagirira neza, akakitaho, akagafata neza, akumva buri wese akumva yagaterura, yagakiza, yagafata ukuboko. Buri muntu wese agirira impuhwe uruhinja n'umugome, keretse umuntu wuzuye abadayimoni. Ariko umuntu wese uri normal aba afitiye impuhwe uruhinja. Rero kiriya ni igikundiro Imana yahaye umuntu, ariko uko dukura cya gikundiro na bwa bwiza, ubundi kujya uzavuge ngo uruhinja, umuntu uzavuga ngo uruhinja ni rubi, burya aba afite ikibazo muri we, aba afite imyuka mibi yuzuye muri we.
ariko ubundi uruhinja ruva rukagera ruba ari rwiza. Si rwiza kuko rwambaye neza, si rwiza kuko rwakubwiye neza, si rwiza kuko ari cyo rwagukoreye. Ntabwo uruhinja ari rwiza kuko ari cyo rwaguhaye, ahubwo ni rwiza muri natire yarwo. Uko ruri, uko ruteye, ntacyo rwakoze, rwiririra gusa, rutazi isi rurimo, rutazi umwanzi n'umukunzi, rwibereye aho. Rushaka kujya kuri toilette nturubaze iyo biva niyo bijya, naho nyine kwihagarika nibyo, nturugore nuko rumeze. Ariko muri ubwo buzima meze gutyo, rurubahwa, rurakundwa, rwitabwaho. Ruvuga ngo rufite igikundiro kirenze. Rero icyo gikundiro nubwo bwiza nibyo Imana yaremanye umuntu, ahubwo ubuzima umuntu abaho muri iyi si umunsi kundi agenda atakaza bwa bwiza, agenda atakaza cya gikundiro, agenda atakaza bwa bumana na shusho y'ubumana iri hejuru y'ubuzima bwe. Rero Imana ivuga urukundo ikunda umuntu yarabisobanuye neza. Ntabwo ari urw'umubyeyi n'umwana w'imyaka 30. Oya, hari igihe bashwana bakamara n'umwaka batanavugana. Umwana akamara rwose imyaka 2 atajya gusura nyina, cyangwa se umubyeyi nawe akamara n'imyaka 3 atavugisha n'umwana, baracanyemo baranganye. Rero Imana ntabwo ishobora guhagara muri uwo mwanya. Irabisobanura neza ngo uko umubyeyi agirira impuhwe umwana yonsa, uko niko mbakunda. Ariko Imana yangije itegeza avuga ngo yewe ibyanjye birenze iby'umubyeyi, kuko hari n'ababyeyi bajya babyara abana bakajya kubata muri toilette cyangwa se bakabasiga ari impinja. Avuga ngo nanone aho ngaho oya, umuntu burya guma ari umuntu. Yewe Imana ndihariye, urukundo ufitiye umuntu rurarenze. Yari biravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimburwa ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noheri iratwereka urukundo rudasanzwe rw'Imana. Noheri ni ishusho y'urukundo Imana idukunda. Noheri ni gift, ni impano iruta izindi zose Imana yahaye isi n'abari mu isi. Ntabwo Yesu Kristo yaziye abakristo, oya. Ntabwo Yesu Kristo yaje mu isi kubera abakristo, kuko twabaye abakristo kubera we. Umunenduka umukristo iyo yizeye Yesu Kristo akamwakira akamu ubuzima bwiwe. Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 yavuga ngo Imana yerekanye urukundo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Bivuze ngo urukundo rw'Imana ntago rutangirana n'igihe twakijijwe, n'igihe twizereye Imana, n'igihe twakiriye agakiza. Oya, urukundo rw'Imana ruri hejuru y'ubuzima bwacu n'igihe tukiri abanyabyaha, n'igihe tutarakizwa. Ko biravuga ngo igituma tudashiraho nuko Imana itwihanganira kugira ngo irebe yuko twakizwa. Urukundo rw'Imana ruragenda rukaturinda turi n'abanyabyaha, rukaturinda turi mu ntege nke, rukaturinda tutazi gusenga, tutazi kwiyiriza, tutasomye ijambo, tutagiye mu rusengero, tutakoze umurimo w'Imana. Urukundo rw'Imana rukaza rugatwikira ubuzima bwacu kugira ngo Imana irebe yuko twakizwa, twabohoka. Haleluya. Yesu ashimwe. Urukundo rw'Imana ku buzima bwacu, urukundo rw'Imana
mu isi, urukundo rw'Imana ku bantu bose. Noheri ni urukundo Imana yakunze abari mu isi, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimburwa, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'Abaroma reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma 8. Abaroma 8 turasoma ku murongo wa 31 n'umurongo wa 32. Biravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Haleluya. Ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwacu, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Bivuze ngo Imana itanga Yesu Kristo ikamutanga nk'impano muri buno buzima bwacu. Ntabwo yamutanze wenyine. Haleluya. Ntabwo Imana yatanze Yesu Kristo ngo aze mu isi ari empty. No. Biravuze ngo ubwo itamwimanye izabura gute kumuduhana n'ibindi byose? Izaburite kumuduhana n'amafaranga, izaburite kumuduhana n'urubyaro, izaburite kumuduhana n'inzu zo kubamo, izaburite kumuduhana n'ibyo kurya, izaburite kumuduhana n'ingendo n'amatike n'amaviza, izaburite kumuduhana n'akazi. Iri ni ryo jambo Pawulo arimo kwandikira Abaroma ababaza, avuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu ikaba itarimanye umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwacu, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yesu Kristo avuye mu ijuru aje muri iyi si, yaje yikoreye imigisha yose yo mu ijuru. Ntabwo yaje ari empty. Amaboko ya Yesu yaje yikoreye. Yesu Kristo ni impano Imana yatanze mu isi, ariko ni impano ifungiyemo izindi mpano nyinshi. Yesu Kristo ntabwo ari impano nk'uko umuntu yaguha telefoni ukabwira ngo guhaye telefoni bisiga uzagenda wimenye uko uzajya uyicaginga, wimenye uko uzigura amayinite, wimenye uko uzishyiramo interinete, wimenye. Oya, ntabwo ari wa muntu uguhereza inzu wabwira ati rero nguhaye inzu, hanyuma bisigaye uzigurira umuriro, wishyurira amazi, wizanira intebe, wizanira ibitanda, wizanira ibyo kurya, wizanira imyambaro, wimenye gihe naguhaye inzu. Yesu Kristo ntabwo ariko bimeze.
Yesu Kristo ni impano y'Imana ikubiyemo buri kintu cyose Imana itunze. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo ngo yafashe ubutunzi bw'ubumana, arangije arabufata abukura mu ijuru, hanyuma arabumanukana abuzana mu isi. Nuvuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu mu buzima bwiwe, ya Yesu Kristo aje muri wowe ukamwakira ukamushyira mu buzima bwawe, ntabwo wakiriye Yesu wenyine, ahubwo umwakiranye n'imigisha yose y'ubumana. Wakira Yesu n'imigisha yose yo mu ijuru, n'imigisha yose y'ubumana, n'ubwiza bw'ubumana, no gukomera k'ubumana, n'imbaraga z'ubumana, n'ubushake bw'ubumana, n'amavuta y'ubumana. Uyu munsi twizihiza ivuka rya Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo ibanga rikomeye ugomba kumenya mu buzima bwawe, nuko Yesu Kristo ari impano Imana yatanze mu isi, ni gift Imana yatanze mu isi. Nagira ngo nimba utarakira iyo mpano, uyu mugoroba uyakire mu buzima bwawe. Wowe unkurikiye uri kuri online, uri kuri AM12 TV, nimba utarakira Yesu, nagira ngo nkubwire ngo ibyo usaba byose, ibyo ukeneye byose, Yesu niwe mpano ikomeye Imana yahaye abari mu isi. Kandi iyo ngiyo ni kado ifunze, ariko irimo ibintu byinshi. Muri iyi kado yitwa Yesu harimo ibintu byose. Abamwakiriye bamwakiranye n'imigisha yose yo mu ijuru. Abakiriye Yesu bamwakiranye n'ubwiza bwose bw'ubumana. Niba ufite Yesu mu buzima bwawe, ibyo udafite ni icyumba utarakingura muri iyo gift. Ibyo utarabona ni umuryango utarinjiramo. Mu gitabo cya Yohana Yesu avuga ngo ni jyewe rembo umuntu yinjiramo, hanyuma agasohoka akajya mu rwuri, hanyuma akajya ku mugezi akarisha, akajya mu rwuri akarisha, akajya ku mugezi akanywa agashira inyota. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo. Matayo igice cya 2 umurongo wa 10 n'uwa 11. Biravuga ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane, bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo babonye iyo nyenyeri baranezerwa. Abana abanyabwenge bari bavuye iburasirazuba, baje bakurikiye inyenyeri, bari bikoreye imifuka, bari bahetse imifuka iremereye cyane ku ndogobe. Byagenze gute? Twabiganiraho muri iyi minsi turangije. Urashobora kujya kuri channel yacu ya YouTube, ubutumwa bwose buriho wabusangaho nta kibazo. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu yaduteje imbere. Kera twarabwirizaga udahari nyine ubwo bikabirarangiye,
ariko ubu ngubu igihe icyo ari cyo cyose uraza ugakurikira. Haleluya. Ibyo nabyo biri muri Yesu, nabyo ni impano Yesu Kristo yazanye. Haleluya. Si kubw'imbaraga zacu, si kubw'ubushobozi bwacu, ahubwo ni impano y'Imana iri muri Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashimira Imana. Bibiliya yatubwiye ngo Yosefu na Mariya babaga i Galilaya y'i Nazareti, ngo hanyuma itegeko rituruka kwa Kaisari Augusto ngo buri muntu wese ajye kwibaruza iyo avuka. Yosefu yari yaraciriye Mariya nk'umugore we azi ko atwite, kandi marayika yari yaravuganye nawe amwemeza kuba ise w'umwana. Marayika aramubwira ati, inda umugore wawe atwite ni y'Umwuka Wera, azabyara umwana uzamwite Yesu cyangwa se Yoshua. Ubundi umugabo niwe wita umwana izina. Bivuze ngo ijuru ryaramubwiye riti, twebwe twatanze umwana mu isi, ariko nawe tukugize ise umupresenta cyangwa se umuhagarara muri buno buzima bw'ahangaha ku isi. Uzamurinda, uzamwitaho, nanavuka uzamuha izina. Yosefu yari kure y'umuryango wiwe, yari i Nazareti y'i Galilaya. Mu gusaba, umuryango waramwerekeje nk'uko bisanzwe, barasaba, ariko ubukwe bwari butaraba. Nuvuga ngo Mariya yasamye inda ya Yesu ubukwe butarataha, akiri muri cya gihe cyo gutegereza igihe imihango y'ubukwe izakorerwa. Niyo mpamvu yaratararyamana n'umugabo, yarakiri isugi. Yosefu nawe yashaka kumubenga kuko yarabonye ko umukobwa yasabye yamaze kuryamana n'undi muhungu atwite, ariko ijuru rimaze kumwemeza yacira Mariya, yacira n'umwana nk'umwana we. Byagenze gute rero? Nk'umugabo wese umugore we atwite atangira gukora ibishoboka byose umugore yegereje kubyara, yitegura, tangira kwegeranya udufaranga two kuzamutwara kwa muganga, akavuga ati on ne sait jamais, ntawamenya, sinzi ko site bizansaba kwa muganga. Agatangira kugira udufaranga savinga kugira ngo nabagiye kwa muganga kubyara azashobore kwishyura ibitaro. Tangira kugenda agura utwenda tw'umwana gahoro gahoro, nubwo aba adafite amafaranga menshi, ariko nibura utwibanze kwa muganga bazamufatiramo agomba kuba twiteganyirije. Noneho nka Yosefu nk'umubaji we yategerezwaga kuba yaramaze kwikorera ka baby coat cyangwa se beriso, akaberiso k'umwana. Yagomba kuba yaramaze gutegura icyumba umugore azabyariramo, yagomba kuba yaramaze kumubariza igitanda nk'umubaji, ibintu byo birebana n'ubaji n'ibiti byose we yarabyikoreraga, ntabwo byamusabaga kujya ku isoko guhaha cyangwa se kugura. Nuvuga ngo Yosefu we yari yarakoze ibishoboka byose kugira ngo yitegure umugeni, kuko buriya umugore ugiye kubyara ameze nk'umugeni, agahinja kaba kameze, bakitegura nk'uko bitegura ubukwe. Yarabyiteguye byose, ariko mu buryo butunguranye haza itegeko buri muntu wese ajye kwibaruza ahavuka. Yosefu aravuga ati, uko biri kose tugiye kugenda twihute, tunyaruke, twibaruze, hanyuma tugaruke, kubera ko ntabwo watekereza ko umubyeyi ari buze kubyarira mu rugo rw'abandi mu mihanahano ucumbitse. Umubyeyi asaba ibintu byinshi, akenera ibintu byinshi, hatabaye impanuka
wakora ibishoboka byose akabyarira mu rugo iwawe kugira ngo ibishoboka biharimo ari byo musangira. Ibibuze menye ko mwabyiburiye, ibihari menye ko bihari mu bikoresha. Rero Yosefu agenda atiteguye yuko umubyeyi ashobora kubyarira iyo bagiye. Arirukana umugore, bageze iwabo i Betelehemu, niho kwa se na nyina. Bageze iwabo i Betelehemu, kandi yagomba kujyana na Mariya kuko niwe yamaze kumusaba, nuvuga ngo abarizwa mu muryango wabo. Bahageze umugore yari atwite, indegeze mu mezi 8-9, ntabwo ari inda yo guhishwa. Bagiye kugira gutyo babona wa mukobwa bavuye gusaba ntibarashingira, ubukwe ntiburataha, babonaje ninda ni nyarwege. Afata umuhungu baramwihererana, amubwira wa mwana we, kubizi mu mihango yacu n'imigenzo yacu ko dusaba tugakwa hanyuma tukazashingira, ibi wakoze ni ibiki? Wagiye ku mupagani wo kujya gutangira gutera amada abakobwa wasabye n'undi ko ari umugore wawe, kuki utategereje? Yosefu ati rero nta cyaha nakoze pe, ntabwo ari jye wamuteye inda, ntabwo nabirenzeho. Bati ntabwo ari wamuteye inda? Ubwo dukurutse twongera kuzenguruka, ntabwo ari wamuteye inda? Ninde wayimuteye? Ati ni Umwuka Wera. Atari ku iyo myuka yera ya hano noneho kuvisi yabaho kuvisi yarema. Ninde mukobwa numwe wagihunguwe cy'ikigo cy'igicucu kitagira ubwenge, umukobwa arashara gutuburira akwegetseho inda, nawe urabyemeye, none uramwototanye umuzanya hanga mu muryango iwacu, barakubeshye nawe uje kutubeshya. Nimbura igicucu ukaburinjije, ukabutagira mutwe, ukabutagira ubwenge. Twebwe ntago ariko tumeze, twebwe dufite ubwenge, turi bakuru, wowe yarakuroze. Sokana uwo mugore umujugunye hariya hanze, hanyuma ugaruke mu rugo, tuzagusabira undi. Bagenda bamutera amabuye, bamwicisha amabuye, kuko niko byabaga bimeze. Yo watwaraga inda itagira se, bakwicishaga amabuye. Musubizi wabo umujugunye, hanyuma ugaruke, tuzagusabira undi. Ariko icyo kimwaro n'icyo gisebo ntabwo kigomba kugeza ubuzima bwacu. Yosefu ati jewe marayika aramanutse araza aransanga avugana nanjye nene nafashe icyemezo nk'icyo mwafashe, ariko mu gihe nari ngiye guhunga ngo ngende, marayika araje arambwira neza yuko n'umwana uvuye mu ijuru nta mugabo yigeze aryamana nawe. Umugore wanjye ndabizi aracyari vagini, ntabwo yigeze aryamana n'undi mugabo. Bati y'abantu rero uburozi bwabafashe nuko bigenda, wararozwe, jyana nawe dusohokere mu rugo. Yosefu na Mariya, umuryango bari bagiyemo iwabo wa Yosefu, barabajugunya, barabasohora. Umuryango wose wari wateranye, kuko murabizi gusaba no gukwa n'iby'ubukwe imiryango irahura, ntabwo bikorwa n'urugo rumwe gusa. Rero no kuvuga ngo abamujugunye imiryango yose yari yamaze guhura, nta kwa onkere, nta kwa nyirasenge, nta handi yagombaga kujya. Arasohoka atangira kugenda, yaje atiteguye. Ntabwo ubuzima bwa Yosefu bwari ubuzima bukomeye cyane, ufite amafaranga menshi cyane. Yaje azi yuko azakenera utuntu dukeya, ubundi aho kuryama naho kuba iwabo harahari. Amaze kwirukanwa, none dore ibibazo bitamubanishana. Agomba kugaburira umugore, agomba gushaka hoteli, agomba gushaka buri kimwe, agomba umugore utwite akeneye kurya, akeneye kunywa, akeneye iki. Ibyo byose bigaruka ku mutwe wa Yosefu, ntabwo yari yabyiteguye. Imagine uvuye nko mu gihugu iwanyu, ukava nko mu Rwanda ukajya mu Bwongereza, uzi ko wasanze abavandimwe bazakwakira, bazakugaburira, agatike arako wagujije, uzi ko bazagwa n'itike gusubizayo. Wahagera akakubwira ati rero baga wimenye. Reba nawe uburyo ki tutangira kuzenguruka ku mihanda ya London utazi uva ni ujya,
hoteli zaho ntabwo wazigondera, ibyo kurya byo ntabwo wabyigondera, ubuzima buhita bwanga ako kanya amasegonda nkayo guhumbya. Rero akiri muri ibyo bibazo, akibaza ngo ndarara he, ndacumbika he, biragenda gute, akirimo kwibaza ibyo bibazo, ako kanya umugore ibise biramufata. Burya ibibazo bije ntabwo ikibazo gisiga ikindi inyuma. Ibibazo iyo bije bituma naho bikaza bishoreranye kandi bizira ku muvuduko udashobora gukwepa, biza byiruka nk'isasu. Yosefu aracyazenguruka i Betelehemu yibaza ngo ndabumvisha gute, ndabamenyesha gute, ndakura amafaranga yo kwishyura icumbi, ndakuraho amafaranga yo kugura ibyo kurya, ndakura hehe aho ndyamisha uyu mubyeyi. Akiri muri ibyo umugore ati igise kimfasha aha, gifasha aha, gifasha aha. Yosefu burepfo na ruguru bari ku nzira, arebye abona ikiraro hafi aho ngaho, afata umugore bahita birukanka mu kiraro cy'intama aho ngaho ku gasozi mu kiraro, kuko nta muntu washoboraga kumwakira, nta rugo yashoboraga kwirukiramo, nta hoteli yari kujyamo, nta bitaro yari kujyamo, ibintu byari bimucanze. Bageze mu kiraro, bakiri aho mu kiraro, Mariya barabyaye. Umugore uzi ko atwite, buriya iyo uri umudamu utwite, inda yamaze kugera mu mezi 8 n'igice, amezi 9, abagore bazi ubwenge batangira kugendana ishakoshi. Bava muri bwa bushakoshi buto bw'amasaka magatangira kugendana ishakoshi. Ishakoshi aba harimo ikigoma, haba harimo utwenda tw'uduhinja, haba harimo ati ntawamenya ashobora kugera mu mujyi ibintu bikazamba bagahita bankura kwa muganga. Agashakoshi kanjye igihe umugabo yajya kuhagera nabo mu rugo bajya kuhagerera, utwenda umwana wanjye ahita yambara utwenda ako kanya byihuse. Noneho rero ugiye ku rugendo uzi kuri burare, byo urumva ko byanze bikunze agomba kudutwara. Mariya utwenda tw'umwana yari yatwitwaje, we yari yatujyanye, ariko ibindi ntumubaze. Akana kaba karavutse, ibitangaza birahabaye, ngira ngo nta no mubyaza yakeneye aho ngaho. Imana yonyine gusa yarikoreye ikubwenge. Yosefu afasha umugore we, bya bindi byose nyine barabikora, ni ukwirwanaho ko ku nzira, ni mu kiraro, na ahantu hari abashumba. Abashumba ni abagabo, nta mugore uragira, barirukanka baburi epfo na ruguru, ariko kubw'amahirwe arabyara. Amaze kubyara rero ikibazo cyari gisigaye, kubyara abyaye neza. Niba amaze kubyara neza, ko tugize Imana akaba abyaye neza, ariko se tuzava ahangaha gute? Tuzagera iwacu gute? Ese ararya iki, aranywa iki, araryama hehe? Imbeho y'umubyeyi wabyaye. Byari ibibazo bikomeye cyane. Ariko twatangiranye ijambo rivuga ngo niba Imana itarimanye umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwacu, izaburike kumuduhana n'ibindi byose. No kuvuga ngo ikibazo gikomeye bari bafite. Oh, hallelujah. No kuvuga ngo ikibazo gikomeye Mariya na Yosefu bari bafite, bari bagifite Yesu atarahagera. Reka nkubwire ngo ibibazo byose ufite mu buzima bwawe nuko Yesu atarahagera. Mu gitabo cya Yohana ibice 2, mu bukwe bw'i Galilaya,
Mariya yabwiye abahereza bari aho ngaho, arababwira tumva, icyo ababwira gukora mu gikore. Kubera iki? Yari afite experience. Buriya hari ibintu dukora mu buzima rimwe na rimwe ukatoroka avuga ko se aba bantu si abasazi, ariko ntabwo turi abasazi, ahubwo dufite experience. Mariya yari afite experience yuko ahantu Yesu ari hari byose. Haleluya. Kubera iki? Arabizi umunsi yamubyaraga Yesu yavukiye mu kiraro ku gasozi, ahantu hari empty, hatari ikintu na kimwe. Ariko biravuga ngo Yesu amaze kuvuka, amaze kuhagera, ngo ako kanya, kuko Yesu ari impano ivuye mu ijuru. Imana ivuye mu ijuru iza mu isi, ariko ikubiyemo byose. Nuvuga ngo ikibazo cy'icumbi, ikibazo cy'ibyo kurya, ikibazo cy'ibyo kunywa, ikibazo cy'imyambaro, ikibazo cya bya bindi byose cyari gihari Yesu atarahagera. Haleluya. Yesu ahageze, Bibiliya ivuga ngo ako kanya inyenyeri iraboneka. Inyenyeri iraboneka mu ijuru. Yabonekeye hehe? Iburasirazuba. Abagabo b'abatunzi, b'abakire, basevinze izahabu, basevinze amavuta y'igiciro, basevinze amafaranga y'ubwoko bwinshi, icyome n'ishangi n'izahabu, binjira mu bubiko. Haleluya. Binjira mu bubiko, binjira mu bubiko, bajya muri konte, saving account, za konte basevinzeho, babitseho imyaka myinshi badakoraho. Bagenda bavanamo, barapakira imifuka y'amazahabu, barapakira imifuka y'ishangi, barapakira imifuka y'icyome, barapakira imifuka itandukanye, baruzuza ingamiya, barangije barashorera. Nabere yatubwiye ngo inyenyeri bajya imbere. Hari inyenyeri igiye kujya imbere y'abantu bikoreye imigisha yawe, kuko Yesu Kristo ari mu nzu yawe, Yesu Kristo ari mu rugo rwawe, Yesu Kristo ari mu buzima bwawe. Hari inyenyeri igiye kubonekera abantu bikorere ramandara basekere musayini, bikorera ubutunzi. Yesu Kristo ubwe ni impano, irimo impano nyinshi. Yesu Kristo yahageze, impano ziraza, gift ziraza, ngo hanyuma inyenyeri bajya imbere, irabashorera. Barangije baragenda, bakurikira intambwe ku yindi, batera intambwe ku yindi, bagera aho Yesu ari. Haleluya. Yosefu na Mariya bacicaye, bakihebye, bakibaza ngo biragenda gute, bakibaza ngo ibintu turabikora gute. Bagiye kubona abantu baraje, barinjiye, bahageze, baraza barapfukama imbere y'uruhinja, bararuramya. Ako kanya biravuga ngo bahambura imitwaro. Oh, haleluya. Biravuga ngo bahambura imitwaro, bazana izahabu, basuka imbere ya Yesu, bamutura amaturo. Aya maturo bayaturaga nde? Bayaturaga Yosefu? Bayaturaga Mariya? Oya, bayaturaga Yesu. Bafata izahabu, barunda imbere ya Yesu,
baramuturiza butagira uko zingana, bazana icyomo, barangije baramutura Yesu, bandarabashekeremosai, bazana ishangi ihumura neza, barangije baramutura, bazana iby'ubutunzi bitagira uko bingana ku birenge bya Yesu. Ako kanya Yosefu na Mariya bari abakene, bahise bahinduka abakire. Haleluya! Iyo Yesu yageze mu buzima bwawe aguhindura umukire, kuko mu mpano Yesu azanana nazo harimo n'ubutunzi, harimo n'ifeza, harimo n'izahabu. Oh, haleluya! Reka nkubwire ngo Yesu wakiriye mu buzima bwawe azanye n'imigisha ifatika, azanye n'ubutunzi, azanye n'ifeza. Aho Yesu ari hari amaturo ahaza, aho Yesu ari hari impano zihaza, aho Yesu ari hari gifti zihaza, aho Yesu ari hari imiyoboro ihayobora ubutunzi. Iza aho Yesu ari. Ariko reka nkubaze ikibazo kimwe, izi zahabu batuye Yesu Kristo, bazaniye aka gahinja, ninde wazakiriye? Ni Yesu? Oya, ni Yosefu na Mariya. Haleluya! Ubutunzi bwose batuye Yesu bwakiriye Yosefu, bwakira Mariya. Nyina w'umwana niwe wakiriye gifti, ise w'umwana niwe wakiriye ubutunzi. Abari abakene mu isegonda imwe bahindutse abamiliyarderi, kuko bafite Yesu mu buzima bwabo. Uyu mugoroba Yesu aguhindura umumiliyarderi, aguhindura umumiliyoneri, aguhindure umutunzi ukomeye cyane. Ubutunzi Yesu azana mu buzima bwacu ni twebwe tuburya, ni twebwe tubujera, ni twebwe tububamo. Yo Yesu azanye imyambaro wambara neza, yo Yesu azanye ibyo kurya urya neza, yo Yesu azanye amatura yanywa, yo Yesu azanye izahabu utunga izahabu, yo Yesu azanye inzu uyibamo, yazanye imodoka niwo uyigendamo. Yesu azanye imodoka mu buzima bwawe warangiza ukayigendamo. Ubutunzi bwose bazanye aho Yesu ari, Yosefu na Mariya no babugiyemo, no babwicayemo. Inzara irashira, igisuzuguro kirashira, agakengerwe kararangira, ubukene burashira, bahinduka abatunzi bakomeye. Abateoloji n'abanyamateka baravuga ngo ubwo Yosefu yamanukaga muri Egiputa ajyanye Yesu na nyina, ngo yinjiye muri Egiputa ari umutunzi ukomeye cyane, ngo aya masahabu n'aya mashangi n'aya mafeza bamutuye, kuko kiragiye cya kera izahabu niyo yakoraga buri kintu cyose. Ngo bageze muri Egiputa afite ubushobozi bwo kwishyura icumbi umugore abamo, afite ubushobozi bwo kugaburira umwana na nyina, nawe akarya akabatunga akababeshaho. Niyo mpamvu nta nkuru zigeze zandikwa kuri Yesu ku buzima yabayemo mu gihugu cy'Egiputa. Kubera iki? Kuko nta kibazo na kimwe bigeze bahagirira. Barariye, baranywa, bakodeshaga amazu meza y'Abanyegiputa, bararyaga, baranywaga, barambaraga, ntibigeze bagira ideni n'umunsi wa rimwe. Kubera iki? Bari bafite Yesu. Iyo ufite Yesu n'igihugu cy'amahanga ukibamo neza, urya,
urya neza, wambara neza, uba muri karitsiye nziza, ubaho neza, buri kintu cyose kiba cyiza, atari uko uri umwenegihugu, atari uko wavukiye muri icyo gihugu, atari uko ufite bizinesi zihambaye, ahubwo kuko ufite Yesu. Iyo Yesu yaje mu buzima bwawe akubeshaho no ku butaka bw'amahanga. Yosefu ntiyigeze asabiriza muri Egiputa, Yosefu ntiyigeze aburara, ntiyigeze yambara ubusa, ntabwo yigeze ahura n'ikibazo na kimwe. Ifeza n'izahabu batuye Yesu umunsi yavukaga zari zageje ngo zimutunge imyaka yose yagombaga kumara muri Egiputa. Uko niko Yesu bigenda iyo umufite mu buzima bwawe. Bibiliya yatubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uyu mugoroba witeguye kwakira Yesu. Uyu mugoroba witeguye guha Yesu ubuzima bwawe. Nimba warabumuhaye, uyu mugoroba witeguye kubaho mu buzima bwa Yesu. Kuko hari abantu bakiriye Yesu ariko batabaho mu buzima bwa Yesu. Ntabwo babaho mu buzima bwa Yesu kandi baramwakiriye, baramutunza mu buzima bwabo, babana nawe, ariko ntabwo bakira impano Yesu azana iyo yaje mu buzima. Reka mbabwire ngo iyo Yesu yaje mu buzima bwacu afite impano azana zitubeshaho muri byose. Yesu Kristo yatazi, ntabwo umunsi none niba mpagaze imbere yanyu ndimo kubabwiriza ijambo mbabwira, gushira amanga ngahagarara imbere yanyu nkavugana namwe, ni impano Imana yatanze muri Yesu. Yesu yaje azananye nabyo. Ibi byuma byose dukoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho nibyo Imana yatanze muri Yesu Kristo. Ubuzima tubamo, kurya, kuryama, kwambara, kubaho, gukira indwara, amahoro, umunezero, guseka, byose nibyo Yesu atanga, nibyo Imana yatanze muri Yesu. Muri Yesu twakiremo gukira indwara, twakiremo kubohoka, twakiremo gutsinda. Abarozi birirwa baturaga ijoro n'amanywa ariko ntidupfa. Kubera iki? Kuko muri Yesu twakiriye kubaho. Yesu aje mu isi yazanye kubaho. Muri we ahari amahembe araza akagarukira inyuma y'inzu akirukanka agasubirayo. Abadayimoni bariruka bakagenda, imizimu n'ibindi biragenda, turabyirukana mu isi, tuvuga izina ryose abazimu bakirukanka, abarozi bakagwa hasi. Ibyo Imana yabitanze ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege, nibyo twakiriye muri Yesu. Muri Yesu harimo mariage, muri Yesu harimo umugabo, muri Yesu harimo umugore, muri Yesu harimo urubyaro. Reka mbwe nimba uri ingumba ukaba utarabyara, ukaba utaraza, ukaba utaratwita, muri Yesu harimo byose. Iyi Noheri ikwibutse yuko Yesu Kristo aje mu isi yazanye byose. Ibyo byose ukeneye, ibyo byose wifuza, ibyo byose biguhagaritse umutima biri muri Yesu. Reka dusenga Imana. Niba utarakira umwami Yesu mwiza n'umucunguzi, reka muri kano kanya unyemere banza usubire muri aya magambo, hanyuma tugusengere nawe wakira imigisha iba muri Yesu Kristo. Subira muri aya magambo, uza muri ikiganza cyawe cy'iburyo, nurangiza usubire muri aya magambo. Vuga ngo mwami Yesu, uyu munsi wa none ndakwizeye, nizeye kuri umwami, nizeye kuri umukiza, nizeye kuri umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Uyu munsi nguhaye ubugingo bwanjye, mbabarire ibyaha byanjye, mbabarire gukiranirwa kwanjye kose, mbabarire ibyo nakoze nzi n'ibyo nakoze ntazi. Kuko uyu munsi sobanukiwe yuko muri wowe harimo imbabazi, muri wowe harimo ubugingo bw'iteka ryose. Yesu Kristo, nyandukura mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo.
babarira ibyaha byanjye byose, unyemere nk'umwana wawe. Nanjye nkoranye nawe isezerano uyu munsi yuko nzakubaha iminsi yose nshigaje kubaho mu isi, kugeza ubwo uzagaruka uje gutwara itorero, nanjye uzanjyane mu izina rya Yesu, amen. Ukimara gukora iri sezerano n'umwami wacu Yesu Kristo, reka muri kano kanya ngusengere nawe impano z'Imana zize ku buzima bwawe. Ibyo Imana yatanze muri Yesu Kristo bize ku buzima bwawe. Muri Yesu Kristo harimo impano z'umwuka, harimo n'impano z'umubiri. Muri Yesu dushobora guhanura, dushobora kwigisha ijambo, dushobora kurota, dushobora kubwiriza, dushobora kwerekwa, dushobora gusengera abarwayi, dushobora guhamagara ibitariho bikabaho. Kandi muri Yesu dufitemo impano zifatika. Harimo ifeza, harimo izahabu, harimo ubwenge, harimo amashuri, harimo abagabo beza, harimo abagore beza, harimo abana, harimo ubutunzi, harimo ingendo, harimo ibihugu bitandukanye, harimo amanationalite, harimo akazi, harimo imyanya ikomeye mu buyobozi, harimo icyubahiro, harimo ubuzima, harimo kurama, harimo kuramba, harimo gukira indwara. Muri Yesu harimo byose. Rero iyi Noheri ikuzanire byose biri muri Yesu Kristo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, we waje mu isi ukemera kuvukira mu nda y'umwari w'isugi, ndakwinginze ngo wemere kwinjira mu buzima bw'abana bawe bose. Aba bose mwami bakwakiriye bakaguha ubuzima bwabo, bakaguha ikaze mu mibereho yabo, nange ndakwinginze uyu mugoroba uha umugisha ubuzima bwabo. Reka mwami ifeza n'izahabu imanuke aho bari. Reka umugisha uvuye imbere yawe uze kuri bo mwami. Reka ibyo wasezeranye bize ku buzima bwabo. Umugisha imibereho yabo, umugisha ingo zabo, umugisha abagabo babo n'abagore babo, umugisha mwami ibyo bakora byose ijoro n'amanywa. Baho umugisha ibiri muri wowe, ibyo wasezeranye, ibyo wazanye mu isi, imigisha yo mu ijuru wazanye mu isi imanukire ku buzima bw'abana bawe. Ubahe kwishima, ubahe kunezerwa, ubahe kuryoherwa, ubahe ibyiza bivuye imbere yawe ku manywa na nijoro. Urakoze mwami, nk'umugisha ubwoko bwawe, ubugirire neza, uburengere kubw'icyubahiro cyawe no kubw'ukomera kwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kwa materaniro. Gahunda y'amasengesho irakomeje. Icyumweru cy'ejo tugiye gutangira buri gitondo saa 11 ku masaha mu Rwanda ni morning glory, hanyuma saa 3 z'ijoro ku masaha yo mu Rwanda tuba dufite amasengesho ku murongo wa free conference call no kuri AM12 TV buri saa 3 ku masaha yo mu Rwanda. Kuwa gatanu dufite overnight, mwese muzayitabire kandi muzayibemo, ndetse kuwa gatanu dufite amasengesho yo kwiyiriza umunsi wose guhera mu gatondo kugeza saa 12. Hanyuma icyumweru gitaha gikurikira ikingi cyazaba ari tariki 2 z'ukwezi kwa mbere tuzatangira amasengesho y'iminsi 40. Mwese muzayabemo, abadukurikirana online mwese turabararika kugira ngo tuzabane muri ano masengesho atangira umwaka. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza mu mwami Imana, umugoroba mwiza, mukomeze kuryoherwa na Noheri. Bye bye.